Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data no ku Mwami Kristo bibane n'imitima yanyu. Amen. Waba warigeze ugera mu kibazo gikomeye wumva ko kidashoboka, wumva ko kugishakira igisubizo bigoranye? Waba se warigeze ukora icyaha ukumva ubuzima bwawe neza neza burarangiye, ukumva neza neza mu mutima wari ikintu gicitsemo kabiri, ukumva neza neza kwegera Imana ni ikintu kidashoboka mu buzima bwawe? Waba se hari igihe wagezemo ugusavinga Imana cyangwa gukorera Imana, ukumva ni umutwaro bateretse ku mutwe wawe, ukumva ni umutwaro uri ku mutwe ku buryo wagiye ugasimbura ubuzima bwawe, lifestyle yawe yose igahinduka kubera gukorera Imana, ukumva ni nk'umusaraba wikoreye, ni ikintu kiremereye cyane. Reka twigane ijambo ry'Imana, Matayo, twigane muri Matayo 19, turere nko ku murongo wa 16 tugeze nko kuri 26, ni 10. Yego. Ahangaha batubwira umusore w'umutunzi. Ngo umusore w'umutunzi ngo yari afite ikibazo yibazaga mu mutima we. Yaribazaga se ubundi ko kimwe nuko natwe tujya tubyibaza ngo uko hari ubugingo buhoraho, ni iki twakora ngo tubone ubugingo buhoraho? Wakora iki ngo ubone ubugingo buhoraho? Icyo ni ikibazo abantu benshi twibaza, ngo niki twakora ngo tubone ubugingo buhoraho. Uyu musore we yakomeje kukibaza mu mutima we, akiburira igisubizo. Yigira inama yo kwegera Yesu ngo abimubaze. Aramubwira ati, mwigisha mwiza, nkora icyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Kuko yumvaga ko ikintu ibyo ari byo byose yakora ngo kimuheshe ubugingo buhoraho ni icyiza si ikibi. Yesu aramubwira ati, winyita mwiza, umwiza ni Imana yonyine. Nyuma aramubwira ngo ariko nushaka kugera ku bugingo buhoraho, witondera amategeko. Yamusubije ikintu gikomeye, witondera amategeko. Hanyuma ngo umusore aramubaza ati, ni ayahe? Ayo mategeko ndi bwitondere ni ayahe? Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngaya amategeko y'Imana. Hanyuma ngo uwo muhungu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, none icyo nsigaje ni iki? Mu by'ukuri Kristo cyangwa Imana yaramubwiye iti, genda witondera amategeko. Hanyuma kugira ngo yerekane ko akiranuka, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuzaba twise Imana inyabinyoma. Iwe uravuga ngo ayo mategeko narayitondeye, ngo ayo mategeko narayitondeye. Mbese yashatse kugaragaza ko Kristo ibintu amubwiye yabirenze. Iyo revo yo kwitondera amategeko yo yaciyemo, bivuze ngo afite ubugingo buhoraho kubera ko yitondeye amategeko. Hanyuma aravuga ngo ayo ngayo narayitondeye. Ngo none nsigaje iki? 21 Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uzonkurikira. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Yavuze ko afite urukundo. Muzi ko amategeko y'Imana Yesu yayishyize mu bice bibiri, gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yaramubwiye ngo genda ugurisha ibyo utunze ubifashisha abakene, genda ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bibiri itwereka ko yari umukire, yari umutunzi. Nyamara bibuke ko yavuze ngo yari yitondeye amategeko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngo ibyo byose narabyitondeye. Urwo rukundo ruri ngo hanyuma ngo uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Tekereza, amaze kuvuga ngo yitondeye amategeko y'Imana, harimo no gukunda mugenzi we nk'uko yikunda.
hanyuma Kristo aramubwira ngo noneho kugira ngo nkwereka ko utayitondeye, genda ugurisha ibyo utunze ufashisha abakene, nibwo uri ubukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibyo ngibyo bimutera agahinda. Ibi bisobanuye iki? Wese abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Iki ni ikintu gikomeye. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ibi bisobanuye iki? Ikibazo uyu musore yari afite ngo nakora iki ngo mpabwe ubugingo bw'iteka, nakora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho, nakora iki ngo njye mu ijuru, nta gisubizo gifite. Ni ukuvuga ngo igisubizo ni ukuvuga ngo ntacyo, nta kintu wakora ngo uhabwe ubugingo bw'iteka. Ni ikibazo. Nyuma y'uko bamaze abigishwa bari kumwe na Yesu baramubaza ati none se niba nta kintu wakora ngo uhabwe ubugingo buhoraho? 25 baramubajije ngo abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Niba nta kintu wakora ngo uhabwe ubugingo bw'iteka, ninde ushobora gukizwa? Yesu yabasubije ikintu cyiza kandi gikomeye, arababwira ati, Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Ngo ibyo ngibyo ntibishobokera abantu, nta kintu na kimwe wakora ngo uhabwe ubugingo bw'iteka. No. Hari ukuntu tujya twishuka tukibwira yuko hari imirimo myiza dushobora gukora ikaduhesha ubugingo buhoraho. Yesu aravuze ngo ibyo ntibishobokera abantu, nta kintu wakora ngo uhabwe ubugingo bw'iteka. Ngo ariko ku Mana birashoboka. Imana yonyine niyo ishobora kuguha ubugingo bw'iteka. Imana yonyine niyo yaguha ubugingo bw'iteka. Amen. Rero ibyo byose twumva bidashoboka ku Mana biroroshye. Imana irabizi. Dusome mu Efeso ibice 2. Abefeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Yego haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo. Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyo ubanje gusoma ku murongo wa 3 w'iki gice n'ubundi aravuga ngo natwe twese twahoze muri we. Ku murongo wa 2 ngo ku murongo wa 1 ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ibi bisobanuye ko iyo umuntu atari muri Kristo ni umupfu, arapfuye. Tekereza umuntu upfuye kugira icyo atekereza gukora ngo ahabwe ubugingo buhoraho, ngo azuke. Niki yakora ko apfuye? Niki yakora ngo azuke? Yesu yaramusubije ngo ntacyo wakora kuzuke. Ibyo ntibishoboka kugira icyo ukora ngo uhabwe ubugingo bw'iteka. Cyakora ku Mana birashoboka. Umurongo wa 8 natubwiye ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Gukizwa n'ubuntu, gukizwa n'impano y'Imana. Ntibiva no kubyo dukora, kugira ngo hatagira umuntu wirarira ngo avuge ngo jyewe nabonye ubugingo bw'iteka kubera ko nakoze ibi ngibi byiza, kubera ko nabigenje gutya. No. Ni impano y'Imana, ni impano y'Imana. Gukizwa n'ubuntu. Ntago babikorera, nta kintu wakora ngo ukizwe. Ni ubuntu bw'Imana. Ku murongo wa 10 natubwira ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza turi muri Kristo. Iyo turi muri Kristo ntabwo dukora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, ahubwo tumara kwizera Kristo tugakora imirimo myiza turi muri Kristo. Nibwo imirimo yacu dukora ihabwa agaciro. Yesaya yaranditse muri 64 ku murongo wa 5 aravuze ngo twese twahindutse abanduye, ngo nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara, ndetse ngo bufite ibizinga, ngo twese turaba nk'ikibabi no gukiranirwa ngo kudutwaraho umuyaga. Ivuze ko ibyo gukiranuka cyagiye twumva turi perfect, cyagiye twumva twakiranutse ngo bimeze nk'ubushwambagara. Bivuze ngo nta kintu wakora ngo wemerwe n'Imana. Ntacyo. Kugira ngo wemerwe n'Imana, ni Imana y'ubwayo
ibyo ntibishobokera abantu, cyakoze nyamara ku Mana bishoboka. Ni impano y'Imana, ni ubuntu. Ndakwifuriza rero kwizera ubutumire bw'Imana, kwakira ubutumire bwa Kristo. Niwizera Kristo uzakizwa. Niwizera Kristo uzaba ufite ubugingo bw'iteka. Ntabwo uzagira icyo ukora ngo wizere Kristo, nyamara niwizera Kristo, Kristo azagukoresha kugira ngo utangire ukora imirimo Imana yakuremeye muri Kristo, ugendere muri iyo mirimo nk'uko twabisanze mu Efeso 2:9-10. Reka dusoreze mu gitabo cy'Imigani ibice 16:3. Haravuga ngo imirimo yawe yose iharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Amen. Ubwo imirimo yawe yose yiharire Uwiteka, nibwo imigambi yawe izakomezwa. Izere Kristo, ube umwana w'Imana, hanyuma imirimo yawe iharire Kristo, imigambi yawe izakomezwa. Ndakwifuriza kuba mu buzima bw'Imana, ndakwifuriza kuba mu buzima Kristo agusaba kubamo, Imana igusaba kubamo. Ndakwifuriza kubaho ufite gukiranuka kuzuye 100% Imana igusaba. Amen.